naho n'ubundi tukiri ku makuru avugwamo Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abagabo bane bahamijwe ibyaha n'urukiko rwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera uruhare rwabo mu iyicwa rya perezida wa Haiti Jovenel Moise muri 2021. Abahamijwe ibyaha ni Archangel Peteri Ortiz, Antonio Intrigo, Walter Ventimela na James Sorages. Nyuma y'urubanza rwamaze hafi amezi abiri, bahamijwe gucura umugambi wo gushimuta cyangwa kwica perezida no gutera inkunga uwo mugambi, bivuze ko bashobora gukatirwa igifungo cya burundu. Biteganyijwe ko mu mpeshyi y'uyu mwaka aribwo bazasomerwa urubanza ruzatangarizwamo igihano bakatiwe. Abashinjacyaha ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika basobanuye ko uwo mugambi wateguwe ndetse uterwa inkunga mu majyepfo ya Florida ku ikubitirwa. Intego yari iyo kuvana perezida ku butegetsi, ariko byaje guhindukamo umugambi wo kumwica. Abanyamategeko bunganira abaregwa bavuze ko abagabo bagizwe ibitambo kandi ko bashakaga gusa gushyikiriza perezida impapuro z'urukiko zimuta muri yombi nubwo bitatangiwe ibimenyetso. Abwo nubundi n'uhagarariye aba bagabo bavuze ko iperereza yishwe n'abamurindaga mbere yuko itsinda ry'abagabo rihagera. Perereza ryagaragayemo abantu benshi nubwo aba bane bahamijwe ibyaha, abandi bantu 8 bo bamaze kwemera amasezerano yo koherezwa ibihano nyuma yo kwemera ibyaha byabo ndetse n'uruhare bagize. Umuntu wa gatanu akaba ari umuganga bivugwa ko washakaga kuba perezida mushya. Urubanza rwe ruzaba nyuma kubera ikibazo cy'ubuzima afite. Kuva habaho ubu bwicanyi muri 2021, Haiti yahuye n'ibibazo bikomeye cyane bya politike bishingiye ku mibereho mibi y'abaturage. Nta matora rusange arongera kuba muri iki gihugu kuva icyo gihe. Naho muri Nzeri 2024 hashyizweho akanama kahawe inshingano zo gufasha gutegura amatora, ariko kuva icyo gihe Minisitiri w'Intebe mushya yafashe ubutegetsi, aho yizeza ko amatora azaba mbere y'uko umwaka urangira. Ku rundi ruhande, amatsinda y'abagizi ba nabi yitwaje intwaro agenzura ibice binini by'igihugu, bikaba byarateye impfu z'abantu nibura 800 bishwe n'ayo matsinda muri 2025 gusa. Ibi byatumye abantu bagera kuri 1.5 bava mu ngo zabo, mu gihe igihugu kigitegereje guverinoma ihamye kugira ngo igarure amahoro n'umutekano. Govi ntabwo nuko bimeze, reka dutegereze turebe nuko numva naho hatangiye harimo ibihekane no kwitana ba mwana cyane. Bakomeye cyane kuko ndumva n'ubundi bashobora kuba nta bimenyetso bafite, ariko ngo perezida hano muri Haiti ubundi ubwo ni Minisitiri w'Intebe ngo yagundiriye ubutegetsi. Kandi nyine Haiti irasa naho nayo yazengerejwe n'ibibazo byo kuba rimwe na rimwe nta bwigenge bwuzuye ibifite. Haiti ni nka Cuba, iyo batifite ibibazo by'umutingito, ibibazo by'imvura nyinshi, usanga kenshi rimwe na rimwe nyine hari igihe usanga nabo bivangira. No mpamvu usanga buri gihe hahora ibibazo, hahora kesi buri gihe ziba zituma abantu bahora babashidikanyaho cyane kabisa. Ubwo reka dutegereze turebe ubwo ibisigaye biba ari iby'ubutabera. Ubwo reka turebe Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwizatanga ubutabera kuri uyu muyobozi n'ubundi witabye Imana muri 2021, kuko murabizi Haiti urabizi ko tugirana umubano uhamye. Ingabo ni polisi y'u Rwanda icunga umutekano muri Haiti. Ubwo ariko ubona ko kuva bagera muri biriya bice muri 2021 ubona ko n'ubundi hari icyahindutse. Ariko bya bintu twavugaga ko abantu bahindutse, abantu barahindutse, ngo hari abishe umusifuzi, ngo hari abishe umusifuzi. Ubwo reka ndebe iyo nkuru nayo hari ahantu nabonye ubwo ku bantu bakurikira iby'imikino. Umusifuzi mu gihugu cya Zambia, abantu 3 bamaze gutabwa muri yombi nyuma y'urupfu rubabaje rw'umusifuzi Donald Tonga wari ufite imyaka 55 wishwe n'agatsiko k'abafana n'abakinnyi bamukubise bikomeye ku kibuga. Ibi byabereye mu karere ka Chipangali mu mukino wo gusubiramo wahuzaga amakipe ya Mikango United na Leopard United.
yari ahataniye igihembo cy'amafaranga 5,000 by'amakwaca. Polisi yavuze ko Donatonga ari we wari wasifiye irushanwa ryose wenyine nta ese bondeye birashoboka se ko umusifuzi reka njye mbabwiza ukuri ego ari inkuru ziba zibabaje ariko zinatangaje. Umusifuzi yasifuye irushanwa ryose yego kuva ritangiye kugeza rirangiye. none kubw'ibyemezo yafashe rero byatumye abantu b'abafuristire abafana mu kibuga n'abakinnyi baraterana barakubita abinere kugeza n'ubwo apfuye. ubu ni ukuvuga ngo mu gihe kitarenze n'icyumweru mu Rwanda ho mu gihe abasifuzi bakubitaga umukinnyi ahandi ho abakinnyi badukiriye umusifuzi barahondagura cyane ngo uyu musifuzi yasifuye irushanwa ryose wenyine nta basifuzi bungirije cyangwa abandi bamufashaga bari kumwe. si amakosa yo ese ni irushanwa rimeze gute ubundi? irushanwa nyine nuko bimeze cyane ya marushanwa aba mu makaritsiye ryari iryo guhatarira 5,000 by'amakoca by'amakoca si 5,000 by'amakwaca nangaye ntabwo mbizi ngo turaza kureba ariko muri siporo mu Rwanda ho numvishe ngo wakubise umukinnyi ngo hari ni yari umukino wari wabereye ajya i Huye niko numvira none aha naho abo bakubise umusifuzi kugeza bamwisha bo bamukubise bamugira intere aza no kwitaba Imana kuvuga ngo 3,000 by'amakwaca yego bingana n'ibihumbi 383,500 mu manyarwanda nakayabo kuri 300 yego ariko ubwo tukiri muri izo nkuru nk'izo numvishe ngo hari abakinnyi b'ikipe y'Ibwami muri Espagne ngo Madrid nabo bateranya amangumi govi cyane harimo bari mu myiteguro yo kwitegura umukino wahuza n'ikipe ya FC Barcelona El Clasico igomba kuba ku munsi w'ejo ku cyumweru. Rero umuvandimwe witwa Antonio Rudiga yarwanye na Alvaro Carreras rwose ngo amukubita urushyi nyuma hadaciyeho n'igihe kinini mugenzi we witwa Aurelien Tchouameni arwana n'umaze iminsi ari kapiteni muri iyi minsi witwa Valverde. Imirwano ikomeje kuba imirwano muri siporo ngo bariko ngo nabonye mu myitozo ahubwo ya Barcelona iyi izakina nabo bari kujya banyuzamo bagatebya ukabona bari kwiga no gukubita ibipfunsi. Sinumva se ngo niyo derby ya kabiri ngo ikomeye ntibabonye se oya numva nge buryo nabyumvishe ngo iyo ngo nimba ari Boca Junior n'indi kipe ubwo ni muri Amerika Latine ngo nizo zikomeye ngo zo ngo habarimo n'amangumi ngo ubushize ngo batanze amakarita 30 nangahe none se ntibabonye akantu bakoze kabo nyine ngo bageze finali ntabwo yageze ubona govi Rudiga na Tchouameni ngo bageze finali yego ubwo nuko ariko ntago twasoza ariko bana bafatiye ibihano mu ikipe ya Real Madrid yego ntago twasoza tutageze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio yatangaje ko gukozanyaho mu magambo hagati ya Perezida Donald Trump na Papa Leo wa 16 bishobora kuzakomeza ariko bitazabuza impande zombi kugirana umubano mwiza. Nyese nimba bizakomeza bizajyana umubano mwiza gute? Nago bagira n'umubano mwiza. Ibi Rubio yabibwiye abanyamakuru kwa 8 Gicurasi 2026 avuga ko inama yagiranye na Perezida yajyanye na Papa Leo wa 16 yari nziza. Papa Leo wa 16 amaze iminsi atumvikana Perezida Donald Trump kuko yagaragaje ko adashyigikiye intambara Amerika yashoje kuri Iran. Trump yakunze kumvikana avuga ko Papa Leo adasobanukiwe ibijyanye na diplomasi bityo akwiye kwicecekera. Abajijwe ku bikorwa bya Trump byo kunenga Papa kubyerekeye intambara yo muri Iran, Rubio yavuze ko Trump buri gihe ibyo akora biba ari mu nyungu za Amerika kandi azakomeza gutanga igitekerezo kubyerekeye Amerika na politike zayo. Kuva intambara y'amagambo yatangira hagati ya Trump na Papa Leo wa 16, Trump yagiye ashyira amafoto hanze yakoreshejwe AI hamwe yigize nka Yesu akiza umurwayi mu gihe indi yamugaragazaga Yesu amufashe ku rutugu.
ese koko barakomeza kubana neza kandi bafitanye ibibazo? ntabwo byakunda buriya mu buryo buri diporomatike akenshi buriya tuzajya duhora tubona ibintu nk'ibi ngibi, ariko icyo ngema mvuga ni uko muri bwa buryo buziguye yego bihora n'ubundi bisa naho wa mwuka utari mwiza n'ubundi utagomba kugenda uvamo, cyane ko rimwe na rimwe hari igihe nk'ibi ngibi biba byabaye ahubwo usanga hari bamwe babifitemo inyungu. yego ubwo ngubwo Trump rwose n'uyu mupapa aho ibyabo nagaterera nzamba, ibyabo ntago biba byoroshye habe na gato. Ibintu biba bikomeje kuba bibi ku mpande zose muri siporo, ariko wenda n'abantu bakurikira siporo hari itangazo Ferwafa isohoye, wenda niba tugera no ku musozo reka tubanze dusoze ibya Trump nyamuneka dite nabyo tubibabwira muze kukanyuzamo rwose yego. Gofi nayo ni kuvuga Trump ntago bizamugwa neza kuba hari papa noneho w'umunyamerika. aka kanya birasa naho Trump nawe azasigara nk'uwa muvandimwe wo mu burengerazuba bw'u Rwanda, kiriya gihugu cyo mu burengerazuba bw'u Rwanda, kubera ko aka kanya niba ku munsi w'ejo twavugaga inkuru y'umwe mu bayobozi navuga bakomeye hariya muri Amerika bamaze kumuvaho bitewe n'intambara yashoye kuri Iran. yego aka kanya turi kubona ko yatangiye kujya abura amaboko amwe namwe, kandi asa naho yari afite icyo nakwita nk'uruhare runini mu mubano wa Amerika n'amahanga. yego ntari buze gusigara ashyigikiwe nande. Bisa nkaho isi yamaze kwakira ko papa ari umuyobozi ukomeye ku isi yo yamaze kubyakira. hano wabihindura ariko bitandukanye n'abandi bayobozi b'amadini, kuko usanga abandi batajya mu bya politike, usanga papa cyangwa se ndetse na kiliziya katolika yose hari uburyo nyine igira uruhare muri politike. Rero mbona Trump gusa nanone mbona uyu papa wa 16 nawe bitazamworohera kuba Amerika iyobowe na Trump. Bose mbona impande zose bitazaba kuko n'ubundi rihangana rirakomeza. Gusa mbona ibyo Mark Rubio yavuze nk'umuyobozi kuba yajya kudefanda igihugu cye, byo mbona nta kosa yakoze, ariko mbona yanatubeshye. Angaha yanatubeshye. Aiva